Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo, buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, ndabashuhuje, muri kumwe nanjye Mame Ebenezer. Karibu dusenge. Reka turamye Imana muri aka karirimbo. Yesu ashimwe duhaye kuramuka, Imana ishimwe duhaye kubaho, Mwuka wera ashimwe utubyukije. Amen, amen. Urera Mana, urera cyane, ineza yawe Mana igihinduka. Urera Mana, urera Mana, urera Mana, urera cyane, ineza yawe Mana ntigihinduka. Urera Mana, urera Yesu, urera Yesu, urera cyane, ineza yawe Yesu ntigihinduka. Urera Yesu, urera Yesu, urera Yesu, urera cyane, ineza yawe Yesu ntigihinduka. Urera ye, urera Mwuka, urera cyane, urera cyane, ineza yawe Mwuka wera ntigihinduka. Urera cyane, urera Mwuka wera, urera cyane, wowe uva ku Mana, urera cyane, ineza yawe Mwuka wera ntigihinduka. Urera Mwuka. Haleluya, haleluya, amen. Zaburi 125 umurongo wa 3 haravuga ngo kuko inkoni y'ubutware y'abanyabyaha itazagumya kuba umwandu w'abakiranutsi, kugira ngo abakiranutsi be kuramburira amaboko gukora ibyo gukiranirwa. Kuko inkoni y'ubutware y'abanyabyaha itazagumya kuba umwandu w'abakiranutsi, kugira ngo abakiranutsi be kuramburira amaboko gukora ibyo gukiranirwa. Amen. Ngiryo itangazo abanyabyaha cyangwa se ubutware bw'abanyabyaha, bw'abagome, bw'abarozi, bw'inkozi z'ibibi, mbese iyo nkoni yabo bakubitishaga abakiranutsi, Uwiteka yabijemo, yaje kuyibambura. Yayambuye ububasha, yabambuye autorite bari bafite, yabambuye ububasha bari bagufiteho, bari badufiteho, yabubatse. Haleluya, asante Mama. Kuko inkoni y'ubutware, kuvuga ngo abanyabyaha bari bafite ubutware, abagome bari bafite ubutware bwo kudupyinagaza, bwo kudutera, bwo kutujomba, bwo kuturwanya bakoresheje inkoni yabo bari bafite. Ariko Uwiteka yavuze ngo kuko inkoni y'ubutware y'abanyabyaha itazagumya kuba umwandu w'abakiranutsi, kuba umwandu w'abakiranutsi. Wow, hari ibyo Uwiteka yanze iki gitondo, kugira ngo abakiranutsi be kuramburira amaboko gukora ibyo gukiranirwa. Uzi ko umugome agutera, umugome akakubabaza, bikageraho kumva ibyiringiro biragiye. Uzi ko kugeragezwa cyane bikuzaho, ukajya wumva urananiwe cyane. Ko kugenda ubutayu igihe kirekire bituma umuntu aruha. Ariko inkoni y'ubutayu, inkoni y'abagome, inkoni yo kugeragezwa cyane, ntabwo izagumya kuba umwandu w'abakiranutsi, ntabwo izagumya kuturamburirwaho. Bibiliya nasomye baravuga ngo itazagumya kuramburirwa ku bakiranutsi. Umwami ahimbazwe, umwami ahimbazwe, umwami asingizwe. Haleluya, haleluya,
iryo ni ryo tangazo, iryo ni ryo tangazo. Ubimenye, uryame usinzire, ubutware bari bafite yabubatse. Ugende wirirwa amahoro, ugende ukandagira gitware wemye. Uwiteka dusojereje ukwezi abambuye ububasha, autorisation bari badufiteho yayibatse. Uburozi bakuroze igihe bwagendeye mu mubiri, imbaraga bwari bufite Uwiteka yabinetralishe, ntabwo bigumya kuba umwandu kuri wowe. Uwiteka yabyanze kugira ngo hato tutazananirwa n'urugendo bikaducumuza, kugira ngo hato bitazatuma abakiranutsi bibaza bakagera kure, tazagumya kuba umwandu w'abakiranutsi. Reka nsome no muri Bibiliya ijambo ry'Imana kugira ngo turyumve neza. Bibiliya ijambo ry'Imana nayo ndayikunda cyane, irabisobanura. Ho baravuga ngo Zaburi 125:3 ngo abagome ntibazagumya gutegeka igihugu cyagenewe intungane. Amen. Naho ubundi intungane zahinduka inkozi z'ibibi. None se abagome bafashe umugabane wacu akaba aribo bawutegeka, urumva twebwe twahagarara hehe? Ndashimira Imana yabambuye ijambo, yabambuye autorisation bari bafite kuri twe igihe bahereye badukubita ibipfunsi, igihe bahereye abagome, igihe inkozi z'ibibi zahereye ubuzima bwacu zibutobanga zidutera mu nzozi ku manywa nijoro. Igihe ni iki? Uwiteka yaje kubirangiza. Ifirimbi Uwiteka dusojereje ukwezi ashimwe, yambuye abagome ububasha kuri twe. Ibyo bisobanura ngo ibyo bakoreshaga badutera ntibizongera. Ibyo aho bari bariraye ngo badufashe mpiri ntibikunda, Uwiteka aratubohoye. Ibyo bakoraga mu mfufu ntibikunda Uwiteka yabyambuye. Ibicaniro byabo birazimye nonaha. Abagome ntibongera kugumya, reka turisoma ubu ngubu muri iki gihe, kugumya gutegeka igihugu cyagenewe intungane. Imana tugeneye amagara mazima, ariko baza bakashinga ibirenge bo bakaduteza indwara. Imana baza bakashinga ibirenge bakajya kutugirira nabi. Ya baba, Imana ikabihorera. Ariko uyu munsi byasubiwemo. Hari igihe bagiraga ngo bahwanyije ubwenge nayo. Bibiliya avuga ngo urabikora nka kwihora ukagira ngo uhwanyije ubwenge, ngo izabishyira ku murongo uko bikurikirana. Hari Imana itabara. Itangazo ry'uyu munsi, ugenda uvuga ngo Uwiteka yabambuye ububasha ku buzima bwanjye. Ngiyo mwaramutse. Uwiteka yabambuye autorité. Biciye muri Zaburi 125. Reka dusenge. Mana ndagushimira, isaha yawe yigeze urakora Mwami. Dushoje ukwezi udutabaye, utugiriye neza Mwami. Yo ndagushima, waduhaye umunsi ku buntu, uduhaye kubaho ku buntu Mwami. Oh haleluya. Utuneshereje abagome izuba riva ku manywa y'ihangu mu gitondo kare. Haleluya. Ukuyeho imigambi yabo, ujimije ibicaniro. Turakwitura Imana ko birenze ubwenge bwacu. Utubohoye. Turakwitura Imana kugaragaje urukundo ndashyikirwa. Yesu we, Yesu we, Yesu uri umugabo, uri ibyiringiro byanjye. Haleluya. Uko inkoni y'ubutware y'abanyabyaha itazagumya kuramburwa. Igihe bayirambuye ni kinini, igihe badutereye ni kinini, igihe baduhagurukiye ni kinini, ariko Uwiteka nyiribihe yavuze ngo ntibazagumya, inkoni yabo y'ubutware ntizagumya kuba umwandu w'abakiranutsi, ntizagumya kuramburirwa kuri twe. Mana urakoze kubambura ububasha, urakoze Mwami kudutabara, urakoze kutugarukaho Mwami w'amahoro, urakoze kutuvugira, urakoze kutubereye maso, urakoze kuturwana intambara tuzi nizo tutazi, urakoze kutubereye inshuti, utubereye ibyiringiro, utubereye amaboko, tubereye imbaraga, tubereye byose, tubereye igitare, utubereye Mwami. Igiti cy'inganzamarumbo, utubereye amahoro, utubereye
umubyeyi mwiza, utubereye umutsinzi, utubereyeyo, ubitubereyemo mwami, ubitubereyemo. Ndagushimira ko inkoni y'ubutwari bwawe ntibikunda wabambuye ububasha, ntibikunda. Ndagushimiye uyu munsi mwami, himbazwa, turabigushimiye Mana. Buri saa y'umunsi wakire gushima kwacu. Urakoze Yesu kutugarukaho, urakoze kwibuka abera, urakoze kwibuka abanyamasengesho, urakoze kwibuka abagukoreye. Waravuze ngo uyu mwaka ni uw'abagukoreye, basenze mu kuno mu mwuka, ndi n'uwo guhemba no guhana. Ndagushimiye mwami kuduhembye, ndagushimiye kudutabaye, ndagushimiye kudukuyeho agahato k'abanyagahato baruhukiye mu mahoro. Urakoze Yesu kudukuyeho mapingu, urakoze ibyo bari baratuzirikishije ko bitaye agaciro, amapingu yabo kataye agaciro mwami. Urakoze Yesu, urakoze Yesu, dutanga kwa kundi watabaye Yosefu muri gereza ukamukuramo, maze akakora ubukwe mu maso ya muka Potifari. Ayiwe iyo foto ndayireba nkanezerwa mwami. Uri Imana ya ubutware bwa muka Potifari warabucogoje. Yosefu ava muri gereza ku manywa yangu, niko natwe ubutware bw'abagome ubucogoje, duteguriye ameza mu maso yabo, tugiriye neza. Mwami inkozi z'ibibi, urakoze Yesu kuzirukana mu buzima bwacu. Urakoze Yesu gusenya ibyo bari barakoze, urakoze ibyabo kubitwika, ibyo bakoreshaga batugirira nabi ko bitaye agaciro, bibaye expire. Igihe cyabo kirarangiye. Haleluya, ndagushimiye Yesu, ugize neza mwami. Igihe abademoni babyiniye ku buzima bwacu, icyo kirarangiye. Igihe batereje imibereho kirarangiye. Iki ni igihe cyo kwinjira mu yindi paje nshya, muri sezo nshya yo kwakira ibyasezeranijwe, yo kuruhuka. Ropo Kristo niwe buruhukiro bwacu. Ndagushimiye Mana, urakoze kuturengera, urakoze kutugarukaho, urakoze kuvuguruza imigambi y'abarozi, urakoze kubambura ububasha, urakoze kuvuguruza imigambi y'abagome, urakoze kubambura ububasha, urakoze kuvuguruza ibyaturwanyaga mu mwuka no mu mubiri, ubyambuye ububasha. Urakoze kuzibura inzira zacu, aho bari barazize ibyo urazizibuye. Urakoze kututunganyiriza ameza mwami, tukanezerwa. Urakoze mwami, singizwe gitare cy'amahanga, izina ryawe ni ryiza mu isi yose. Amen. Uwiteka, uyu munsi twatuyeho uyu mugisha, turawakiriye. Twakiriye gutsindishirizwa nawe, twakiriye kugenda twemye, twakiriye gukira kuko inkoni y'ubutware y'indwara wayambuye ububasha. Twakiriye kugubwa neza, ubwo watuzaniye kugubwa neza tukaba amahoro. Singizwa Kristo. Amen. Umunsi mwiza, Uwiteka abahire. Reka nkwibutse, niba utarakora subscribe, yiranje uyikore, kandi iri jambo rigufashije, mujye mwibuka mwandike muri commentaire, mumbwire ikindi ufite ubuhamya bwo kubera icyumba cy'amasengesho cyo gusenga mu gitondo, ujye ubudusangizaho muri commentaire, wandike, biradufasha, bifasha n'abandi. Ikindi kandi dukoreshe, murakoze.